Yesu yitegereje ibyo byose, yarebye uwo mugore utengurwa, wamazwe n'isoni n'ibyo bikomerezwa bya nta mbabazi bizinze umunya, aribo bafarisayo n'abanditsi, maze asa nkaho atumvise icyo babajije, aca bugufi atangira kwandika ku butaka. Ashobewe, maze yumva amagambo y'ibyiringiro ngo nanjye singucireho iteka, igendere uhereye ubu ntukongere gukora icyaha ukundi. Yumvise umutima we utururutswe, apfukama ku birenge bya Yesu, amubwirana urukundo amagambo yo kumushima, kandi yihana ibyaha bye abaguza amarira. Yesu Kristo impapuro zo kubohora ubwoko bwe yazisinyishije amaraso ye igihe yari ari ku musaraba, nibwo izo mpapuro yasinyiye kugutabara, yasinyiye gutabara njye nawe. Niyo mpamvu dukwiye kumusanga twicishije bugufi, aratwakira. Ntiyifuza ko abaguzwa igiciro nk'icyo batsindwa ngo barimbuke. Yesu Kristo ubwe ntabwo yifuza ko turimbuka njye nawe. Uyu munsi ahagaze ku ruhimbi rw'imbabazi, atura Imana amasengesho y'abifuza ubufasha bwe, ntasubiza inyuma umuntu umusanze yicishije bugufi, atanga imbabazi zisesuye. Umuntu wese ubishaka ashobora kwisunga imbaraga z'Imana. Yesu yakira abamuhungiraho atitaye ku byo babarega no ku mpaka babakisha. Nta muntu cyangwa umumarayika mubi ushobora kubokama imbere. Kristo abambika Haleluya. Dukomeze dushimire Imana, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nejejwe no kongera kugaruka imbere yanyu, mvuga ibyishimwe ry'yaduhamagaye, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nabasuhuje mwese kandi ndabifuriza ibyiza muri Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ubuherutse duherukana twiga icyigisho kivuga nk'intandaro y'amahoro ni ukugarukira Kristo. Twabonye ko amahoro atangwa na Yesu gusa, kandi twabonye ko Yesu Kristo yiteguye kubabarira, yiteguye kuruhura uwo ari we wese. Uwo yapfiriye wese Kristo aramukunda kandi yiteguye kumuha amahoro y'iteka ryose. Uyu munsi tugiye kureba uburyo Kristo yakijije umusambanyikazi. Kristo ntabwo abana n'inkozi z'ibyiza gusa, ntabwo arengera abakiranutsi gusa, ahubwo natwe inkozi z'ibibi, natwe abasambanyi, natwe abajura, natwe ibyigomeke, Kristo abana natwe. Ese Kristo yamukijije ate uwo musambanyikazi? Yumvire Mwuka w'Imana adushoboze kandi aduhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu. Mbere ya byose reka dusenga Imana. Urakoze nyakubahwa nyigoro ku ngoma, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe no kugaruka imbere yawe muri uyu mwanya mwiza, uhimbazwe. Twishimiye ku bw'amahirwe duhaye kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo Mwami ishobora byose uduhe gukirizwa mu iri jambo, turinde kwinangira, ahubwo utube bugufi, uduhe kwishimira kumvira ijambo, uduhe gukizwa naryo. Tuzinze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ngo nuko Yesu avuye mu gisanura i Yerusalemu, mu bantu bari bafite amatsiko no mu bigisha bakuru b'Abayuda n'abahendanyi, yagiye ahantu hatuje ku musozi wa Elayono ngo yihererane n'Imana. Twibuke yuko Kristo yakundaga gusenga, iteka ryose yahoraga asenga mu mutima we. Gitondo yabyukaga aririmba asabana n'Imana, ku manywa yarasengaga, nimugoroba nabwo kwari uko. Tuhigire icyigisho
cyo gukuza ingeso nziza yo gusenga ubudasiba, nk'uko Kristo ari mu isi yabigenzaga, ngo ariko mu gitondo asubira mu ngoro y'Imana yigisha abantu. Bidatinze baramuyogoye. Mu gihe Yesu yari ari kwigisha, haje abantu baramurogoya. Haje agatsiko k'abafarisayo n'abanditsi bashoreye umugore wakutse umutima, bamuregaga bafite ubukana bavuga ko yishe itegeko rya 7. Babwiranye Yesu uburyarya nk'abamwubashye bati, mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu mategeko Mose yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. Mbese wowe urabivugaho iki? Ikibazo abafarisayo n'abanditsi bari bamubajije ngo mbese wowe urabivugaho iki? Ngo kwigira nk'aho bamwubashye byerekanye ko bari mu gico cyo kwica Umukiza. Iyo Yesu ajya kurengera uwo mugore akavuga ko adakwiriye kugira icyo aba, bajyaga kumurega ko asuzugura amategeko ya Mose. Yavuga ko akwiriye kwicwa, bajyaga kumurega ku Baroma ko yihaye gutegeka mu cyimbo cyabo. Yesu yumvira ahantu yari ari, gusubiza yego yari kugira ute? Guhamwa n'icyaha yuko yatanze amategeko, kandi ari Abaroma bonyine bagomba kugira ute? No kuvuga ngo nagende ngo nibamureke, bari kuvuga ko agize ate? Asuzuguye amategeko ya Mose. Ariko mva ukuntu byagenze, ngo Yesu yitegereje ibyo byose. Nshuti bavandimwe, ndabasaba kugira ngo mugire ukwihangana, gutuza ndetse no gutekereza nk'uko kwarangaga Yesu. Yesu ntabwo yahubukaga mu kuvuga, yaritondaga agatekereza, ayobowe na Mwuka w'Imana, ntabwo yapfaga kuvuga. Yesu yitegereje ibyo byose, yarebye uwo mugore utengurwa, wamazwe n'isoni n'ibyo bikomerezwa bya nta mbabazi bizinze umunya, aribo abafarisayo n'abanditsi, maze asa nkaho atumvise icyo babajije, aca bugufi atangira kwandika ki? Atangira kwandika ku butaka. Aca bugufi atangira kwandika ku butaka. Nuko rero abo barezi babonye asa n'utitaye ku byo bamubwiye, baramwegera ngo bamubaze igituma asa n'utabitayeho. Ariko igihe bakubitaga amaso ku byo yandika, bahise babura icyo bavuga. Imbere yabo hari handitswe ibyaha byabo n'amafuti bakora mu rwihisho. Nuko Yesu arunama yitegereza abo bakuru b'Abayuda bazanwe no kumucira ibiciro, aravuga ati, udafite icyaha muri mwe aba ari bubanza kumutera ibuye. Nk'uko biboneka muri Yohana 8:7. Ntabwo Yesu yigije amategeko ya Mose, nta nubwo yasuzuguye abategetsi b'Abaroma. Nuko abarezi batsindwa batyo, ya makanzu yabo yo kwigira intungane ntiyagira icyo abamarira, maze bahagarara bafashwe n'igicumuro, batsindiwe imbere ye y'umuziranenge. Bacuritse amaso barahunga, basiga imbohe
yaba imbere y'umukiza umunyampuhwe. Maze Yesu arunamuka yitegereza uwo mugore maze aravuga ati, umugore, ba bandi bakuregaga bari he? Nta n'umwe waguciriyeho iteka? Niko Yesu yabajije uwo mugore w'umusambanyikazi. Maze nawe aramusubiza ati, ntawe databuja. Nuko Yesu aramubwira ati, nanjye singuciriyeho iteka, igendere, uhereye ubu ntukongere gukora icyaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kristo yiteguye kudutabara aho ariho hose twaba turi, ariko atugira inama yo kutongera gukora icyaha ukundi. Maze uwo mugore yari ahagaze imbere ya Yesu, ubwoba bwamuhamuye. Igihe Yesu yavugaga ati udafite icyaha, aba ari we ubanza kumutera ibuye. Uwo mugore yabyumvise nk'uciriweho iteka. Umugore yabyumvise nk'uciriweho iteka ryo gupfa. Yategereje igihano cye adakoma. Uwo mugore yabonye abarezi be bagenda bashobewe, maze yumva amagambo y'ibyiringiro ngo, nanjye singuciriyeho iteka, igendere, uhereye ubu ntukongere gukora icyaha ukundi. Yumvise umutima we utururutswe, apfukama ku birenge bya Yesu, amubwirana urukundo amagambo yo kumushima, kandi yihana ibyaha bye abaguza amarira. Nshuti muvandimwe, kuri uwo mugore, iyo yabaye intandaro y'amahoro no kubaho neza, maze yiyegurira Imana kubwo kuzanzamura uwo muntu waguye. Yesu yakoze igitangaza gikomeye kiruta icyo gukiza indwara zisanzwe. Yakijije indwara y'umutima iteza urupfu rw'iteka ryose. Uwo mugore yarihannye, aba umwe mu bigishwa b'imena ba Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira kandi ndaguhamagara kuja imbere ya Yesu, ukagenda umusanze, ukicuza ibyaha byawe, kuko waba warahabye bingana iki, yiteguye kukubabarira. Waba uri umusambanyi ruharwa, waba igisambo ruharwa, waba uri umubeshyi, waba ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka byinshi bitandukanye, waba uri umwicanyi, Yesu yiteguye kukubabarira. Musange, wicishe bugufi, arakwakira. Yesu azi ingorane za buri muntu. Yesu Kristo azi ingorane zanjye nawe. Yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagurana n'imitego y'umwanzi. Yesu Kristo akwitaho ugundagurana n'imitego y'umwanzi, kandi yita kuri wowe utagira kivurira. Impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazisinyiye amaraso, yanyishije amaraso ye. Yesu Kristo, impapuro zo kubohora ubwoko bwe yazisinyishije amaraso ye. Igihe yari ari ku musaraba nibwo izo mpapuro yazisinye. Yasinyiye kugutabara, yasinyiye gutabara njye nawe. Niyo mpamvu dukwiye kumusanga twicishije bugufi, aratwakira. Ntiyifuza ko abaguzwa igiciro nk'icyo batsindwa ngo barimbuke. Yesu Kristo ubwe ntabwo yifuza ko turimbuka njye nawe. Uyu munsi ahagaze ku ruhimbi rw'imbabazi, atura Imana amasengesho yifuza ubufasha bwe, ntasubiza inyuma umuntu umusanze yicishije bugufi. Atanga imbabazi zisesuye. Umuntu wese ubishaka ashobora kwisunga imbaraga z'Imana. Yesu yakira abamuhungiraho atitaye ku byo babarega no ku mpaka babakisha. Nta muntu cyangwa umumarayika mubi ushobora kubokama imbere. Kristo abambika kamere y'Imana muntu. Amaraso ya Yesu yuhagira ibyaha byose. Amaraso ya Yesu yuhagira ibyaha byanjye nawe. Amaraso ya Yesu yuhagira icyaha cyanjye nawe. Nshuti muvandimwe, niyo mpamvu duhamagarirwa gusanga Yesu Kristo, kuko yiteguye kutugira imbabazi. Yaratwitangiye ku musaraba,
awumaraho iminsi 3 maze arazuka yerekana ububasha ndetse no gutsinda no gukomera mvajuru, atsinda urupfu na Satani, yiteguye kudutsindishiriza natwe aho twaba turi hose, imbogamizi twaba turimo zose, ikigero cyo gukora ibyaha twaba turiho cyose, Kristo yapfiriye umunyabyaha. Kristo ntabwo yapfiriye abakiranutsi, yapfiriye abanyabyaha njyewe nawe. Niyo mpamvu dusabwa kumusanga twicishije bugufi, yiteguye kutwakira, yiteguye kutubabarira nk'uko yababariye uyu musamariyakazi, nk'uko yababariye uyu musambanyikazi, njye nawe yiteguye kutubabarira. Kristo adushoboze kwakira igitambo cye, kwakira ndetse n'ubw'agaciro amaraso ya Yesu Kristo yadutangiye ku musaraba. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Urakoze mwami mwiza, izina ryawe ribe icyubahiro. Tugushimiye yuko uturinda uko bwije n'uko bukeye, uhimbazwe. Tugushimiye ku bw'amaraso yawe watanze i Karuvali ku musaraba. Mwamana ishobora byose, wazize ibyaha byanjye, wazize ibyaha byanjye n'abanyumva bose, wazize ibyaha by'abatuye isi, wazize ibyaha by'ubwoko bwawe. Niyo mpamvu dupfukamye imbere yawe tugusaba imbabazi z'ibyaha kugira ngo tuwezwe nawe mwami. Utweretse amagambo aduhamiriza yuko witaye kuri buri muntu wese, yaba ari igicibwa, yaba ari ku rwego rwo hanyuma y'abandi bose, witeguye kumubabarira. Niyo mpamvu tuzanye imitima yacu kugira ngo tubabarirwe nawe. Nyemerera uturinde ikibi cyose, uduhe kumva ijambo ryawe, kandi uduhe kwemera kuyoborwa nawe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kandi iduhe kumva neza amagambo yayo, ndetse ndabararikira no kuzumva icyigisho gikurikira kivuga ngo agakiza umuntu. Yesu Kristo ngo akize umuntu uhanzweho n'ingabo za Satani. Umugambi wa Yesu ni uwo gukiza twebwe abanyabyaha.